Yes ndabasuhuje mwese muri kumwe na Niyonzima Israel nkuko bisanzwe. Wigeze ubona imbeba yenda yiruka mu nzu cyangwa mu murima ukagira ubwoba cyangwa ukarakara, ariko se wigeze utekereza ko ako gakoko gato gafite amabanga menshi kurusha uko twibwira? Uyu munsi reka tugufashe kugenda ndetse no gutembera mu buzima bw'imbeba, turebe aho zaturutse, uko zibaho, ibyo zirya, impamvu zikoreshwa mu bushakashatsi, nuko zishobora no kuba ikibazo gikomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imbeba ziri mu bwoko bwa rodents. Ku isi hose habarurwa amoko arenga 1500 y'imbeba. Mu buryo bwa siyansi ni amoko y'inyamaswa zibarizwa mu muryango Muridae. Zikaba ziboneka hafi hose ku isi, uretse mu turere dufite imbeho nyinshi cyane nka Antarctique ndetse no mu butayu bukomeye cyane. Amwe mu moko azwi cyane ni Miss Muscarius, ni imbeba zibera mu nzu cyangwa se house mouse. Ubundi bwoko buzwi cyane ni Rattus norvegicus, ni imbeba zizwi zo mu mazi cyangwa se zikaba zibera mu mijyi, bakunze kuzita brown rat. Izindi zizwi cyane ni Rattus, imbeba z'amashyamba cyangwa se zibera hejuru zikaba zitwa black rat. Hari n'izindi nyinshi ziba mu mashyamba, mu butayu, mu birunga no mu turere two hasi. Imbeba ni omnivore, bivuze ko zirya ibintu byose, ibinyampeke, imbuto, ibiryo by'abantu, inyama zishaje, ndetse rimwe na rimwe zirya n'imbeba ntoya ngenzi zazo. Zikunda cyane ibyo kurya byumye nk'umuceri, ibigori, ibishyimbo n'imineke. Imbeba ntizihagarara kurya kuko amenyo yazo akura buri munsi kugira ngo zidakomeza kuribwa no kumva ububabare ziterwa n'ayo menyo. Zihora zirya ibintu bikomeye, niyo mpamvu zishobora kurya umugozi, ikaramu, amapine, inzugi, imyenda, intebe, plastique ndetse n'insinga z'amashanyarazi. Imbeba zikoreshwa cyane mu bushakashatsi bwa siyanse ku mpamvu nyinshi cyane, nk'imiterere yazo isa naho cyane cyane n'iy'abantu mu buryo bwa genetic kugeza ku kigero cya 95%. Zororoka vuba kandi kubaho kwazo ni kugufi, bituma abashakashatsi rero babona ibisubizo byihuse. Zishobora no kwerekana uko imiti cyangwa virusi ikora ku muntu, bigafasha mu gushakashaka imiti mishya igezweho. Imbeba zafashije isi kumenya byinshi ku ndwara nka kanseri, diabete, sida ndetse n'imiti yo gukingira ibicurane n'izindi ndwara zitandukanye. Imbeba zororoka byihuse cyane ku buryo imbeba imwe ishobora kubyara inshuro 5 kugeza ku 10 mu mwaka umwe gusa, kandi buri gihe ikabyara hagati y'imbeba 6 kugeza kuri 12. Imbeba ntoya zitangira kororoka nyuma y'amezi 2 gusa, ni ukuvuga ko imbeba 2 mu mezi make zishobora kuvamo amagana. Niyo mpamvu zitera ikibazo gikomeye cyane mu nzu ndetse n'aho abantu batuye. Ubuzima bw'imbeba ni bugufi cyane kuko ziramba hagati y'umwaka umwe kugeza ku myaka 3 gusa, bitewe n'aho ziba. Izo mu rugo zibaho igihe kirekire gato kurusha izo mu gasozi kuko ziba zifite amafunguro menshi kandi zifite aho zihungira. Imbeba ni imwe mu nyamaswa zibaho zangiza ibintu byinshi ku isi. Zishobora kuba zarya amafunguro n'ibiryo by'abaturage, gukuraho insinga z'amashanyarazi nk'uko twabivuze hejuru, gukwirakwiza indwara nka salmonella n'izindi zitandukanye, ndetse zikaba zanasenya ibintu mu bubiko cyangwa se mu nzu. Buri mwaka imbeba zitera igihombo kibarirwa mu mamiliyari z'amadolari ku isi yose. Imbeba zishobora kwicwa n'inyamaswa nk'inkoko, imbwa, injangwe, inzovu, inzoka n'abantu, ariko uburyo bwiza bwo kuzirwanya ni ugufunga neza ibiryo n'utuyira twose zinjiriramo, gushyira imitego y'imbeba aho byateganijwe, gukoresha fumigation cyangwa poison yemewe na expert nka Agrofarm Limited, gukoresha isuku no kwirinda umwanda. Imbeba zikaba zifite amenyo akura buri munsi, niyo mpamvu zifite imbaraga zo kuruma zidashira. Iyo zidashoboye kuruma, amenyo yazo arakura agahinduka maremare cyane, bikazibabaza. Niyo mpamvu zihora zirya ibintu byose bihari, si inzara gusa ahubwo ni uburyo bwo kubaho. Imbeba nubwo ari inyamaswa nto, zifite uruhare rukomeye ku isi yose, haba mu bushakashatsi bwa siyanse, mu mikorere y'ibidukikije, ariko nanone zikaba imwe mu nyamaswa zitera ibibazo bikomeye mu buzima bw'abantu. Kuzimenya ni intambwe ya mbere no kuzirwanya neza no gusigasira ubuzima bwacu.
imbeba si umwanzi gusa, ahubwo ni umwigisha w'ubuzima wibutsa umuntu ko ibintu binini bishobora kwangirika n'utuntu duto. Waba wibaza uti kuki abantu bamwe bazifata nk'iz'abarozi? Ibyo bishingira ku myemerere n'imigenzo ya kera mu bihugu byinshi, cyane cyane nko muri Afurika no muri Aziya. Impamvu nyamukuru ni izi zitandukanye. Imiterere yazo iteye amatsiko kuko imbeba ziboneka nijoro, zinyura mu bwihisho zikajya aho abantu bataziteze, bigatuma zifatwa nk'ibinyabinyoma cyangwa ibirangaza. Impamvu ya kabiri ni ukwihisha no gutera ubwoba ku buryo zibasha kugenda mu nzu, mu biribwa no mu bikoresho bya muntu ntawe uzibonye, bikabyutsa ubwoba no gukeka ko ari izoherejwe. Impamvu ya gatatu, indwara zitera. Mu mateka imbeba zimwe zagiye zikwirakwiza indwara nka bubonic plague, bigatuma abantu bazihuza n'imivumo cyangwa ubugome. Impamvu ya kane ni imigenzo y'uburozi. Mu muco wa kera abarozi bakekwaga kohereza inyamaswa ntoya nk'imbeba, inzoka cyangwa ibikeri mu bantu ngo zibagirire nabi. Niyo mpamvu imbeba zagiye zifata isura y'uburozi mu bitekerezo bya rubanda. Mu by'ukuri imbeba ni inyamaswa zisanzwe zifite akamaro mu bushakashatsi siyansi, mu gufasha abantu kumenya uko umubiri ukora, indwara n'imiti, ariko mu muco wa rubanda zasigiwe isura mbi kubera imigenzo n'ibyizerwa bya kera. Mwari kumwe na Niyonzima Israel. Ciao ciao.